arisobanura. Ariko iyo wubatse ubushobozi mu isi y'umwuka, umwuka arisobanura. Njye nabwiye abapasiteri sinzareka kuvugisha ukuri. Rero pasiteri rero sinumupasiteri se. Wenda icyatumye Imana izanamo no kugira ngo wenda sinzacogora ngo nsubire inyuma ya. Niba ari byo bizatuma ndeka kuvuga ukuri bizagenda. Sigare ndi Joseph w'umukristo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Banga ngo gukoma rutendere ngo mutagenda. Ubundi se ko muhari mu maziki kigaragara. Abantu bangana gutya ntimugure n'urusengero. Abantu batanu barugura bakarugira. Dore ibisambo. Muri guseka. Oya muri guseka. Muri guseka. Kandi mutegereje ngo Imana ibahe. Ikiganza gitanga gihora hejuru y'icyakira. Ikiganza gitanga n'ikiburi cyo gitanga. Ikiganza cyakira gihorana amaganya n'ibibazo. Urayahembwa ukabura hagiye, ukabona ntacyo amaze, kuko ntacyo amaze mu bwami bw'Imana. Muzabwira Imana kukurindira umutungo, ntacyo umaze mu bwami bwayo. Imana yazuye Tabita kubw'impamvu, ntabwo yamuzuye kuko yari yapfuye. Hari yapfuye abandi benshi mu kirorero. Imuzura kuko hari icyo ari kubaka mw'isi y'ubumana, mw'isi y'umwuka, ari kurema ihumure, ari kurema ibyiringiro, ari kurema impinduka. Haleluya! Wewe usinziriye uzuke, Kristo akumurikire, ube muzima, ugire umumaro mw'isi y'umwuka. Haleluya! Nayiteguye inyigisho iratatuye neza, ariko ndashoshe. Ngiye kuvuga ibintu bitanu, nzayandika. Ngende umwanditsi, ndumwari mw'ishuri rya Bibiliya muri Michigan. Ntabwo twigisha inyuguti, twigisha ubuzima bwa Kristo mu mubiri, mu mwuka no mu bugingo. Umuntu agahinduka akaba muzima. Bibiliya yambwiye ngo abizi inyuguti zarabicishije, ngo ariko ubugingo bwa Kristo bwaratuzuye tubaho. Birirwa babwira ngo mwigende ngo mwishyiramo uduhoziyana. Utavutse ubwa kabiri ngo uhinduke mu isi y'umwuka, ubaka ubushobozi, uzasambana uzusirimbe. Ngiye abakristo nabwe nta na kimwe nzabigisha cy'imyitwarire y'inyuma. Sinzafata iy'Abakorinto Paulo yabigishije bamaze guhinduka, ngo ariyo nzana ngo discipline yanjye. No, iriya niyo Abakorinto bari bamaze guhinduka, bari baje mu rusengero. Ubundi yavuze Corinthians bivuga umuntu usambana ku mugaragaro. Aho muhuriye nicyo Abakorinto bisobanura. Umuntu usambana ku mugaragaro, muhurira mu muhanda, akaba afite ikimenyetso cy'imisokoreze, imyambarire kikubwira ngo nta mugabo ngira, cyangwa niba nanamufite ntahari, ngwino tubikore wigendere. Basambaniraga ku kigirwamana cyitwa Ruteme, yari imana y'iwabo. Hello? Hello? Niyitwa Diane ngo yatangaga uburumbuke. Diane bakajya mu ngoro yayo bambaye ubusa. Ugira ngo se nimwe musirimba mwenyine. Na Diane na Ruteme na Zeus barazibyinira. Kandi icyo yakikaza. Twigisha ijambo rihindura umuntu, akamenya no kubana n'abandi. Ese kwambara ijipo ndende n'igitambaro mu mutwe ni byiza, ariko abantu barananiwe kubana nabo. Urubona ngo abandi ntibashobotse. Gute se badashobotse? Ni wowe udashobotse. Nushoboka abantu bazakwegera. Halo. Watangiye kubakingurira? Batangiye gutoroka? Ntabwo njya ndwana nimutoroke. Aya kubaka ubushobozi mw'isi yahe? Mw'isi yahe? Reka magane soza. Ubu murenge ntago ku cyumweru se naba ntindahora iki. Ubu nisigiye twavugiye baruve. Maze imyaka igera muri 30 mbwiriza. Nukuri. Mbwiriza bwa mbere nabwirije Kigali Gikondo. Bampagarika ku meza kubera nari mugufi, kugira ngo bambone. Mbwiriza za buri ya mbere niyo nabigishije. Iryo jambo ntirirasaza mu myaka 30. Amen. Hahirwa udakurikiza imigambi y'abantu, ntahagare mu nzira y'ababuza abandi gutura.
kandi ntiyicarane n'abakobanyi bavuga ngo abapasiteri nibo bayarya nyine. Ese bajye banababwiza ukuri, nibo bayapangira icyakora. Utegetswe kuyatanga n'utegetswe kumenya icyakora. Kuki ujya mu nshingano zitari izawe? Kora icyo usabwa gukora, ibindi siwe bireba. Nibwo uzubaka ubushobozi mu mbaraga z'umwuka, kandi uturira Imana igitambo gishyitse kugira ngo kizagira imvugo mu bwami bw'Imana. Seriously, nta kintu kimwe Imana ikorera umuntu, yego barababeshya, idashingiye ku cyamaze mu bwami bw'Imana. Haleluya. Muri kunyumva? Mose yishe umunyegiputa, Imana imubonana ishyaka, yego iravuga ngo uyu nguyu niba umukumbi azawurinda amadubu, azawurinda ibyonnyi, azawurinda ibizawangiza. Iravuga ngo reka muhindure, abanza kwetura inkweto yo kwica umunyegiputa, ubundi ahinduke muzima. Nta muntu udashoboye iby'Imana igikoresha ibyayo. Zabaze ikuzanye kugira umupasiteri uri igisambo, uze n'utwari turi mu gihe ujya guhagarara ku kibo, abadiyakoni bari kuyabara uri umushumba, ujye kubaza ngo bagizaga umutima uhagaze nk'umuntu utarya. Ntabwo Imana yakuzana hano. Ngewe sindi inshuti y'abazarimbuka, abazajya mu ijuru turi inshuti. Yesu nashimwe. Simba naje ngo munkunde. Tukiri muri Afurika twarabwirizaga bakavuga ngo rero ngo wakomye rutendere nta tike tuguha ntimuyijyane. Mfite amaguru yaracyaye, impamvu yabaye mato menya no kuyagendesha cyane. Naragenze. Ikiza cyo kunagenda n'amaguru ugenda uganira n'Imana, ukageraho wuzuye wanamenye uko hateye. Yesu nashimwe. Haleluya. Isi y'umwuka, ubundi ubuzima bw'umwuka cyangwa umwuka ni ubuzima bw'umumana mu bantu. Yesu nashimwe. Utanga impinduka zibifatika. Batangiye gusakuza muri beza, muranitabira mukanazinduka, ariko mufite icyaha kimwe cya rusange cyo gusakuza. Ibindi ni by'umuntu ku giti cye. Amen. 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 Nacumotse nanjye nabumvise. Ubuzima bw'Imana, umwuka n'ubuzima bw'Imana butanga impinduka zibifatika. Amen. Amen. Mbarizo mwegene ngo wizere Imana ntagusubize. Haleluya. None bifatika se byura bifite? Ngereka nkubwira impamvu utabifite. Nuko ubona nimero itangirwa na 0,250 cyangwa na +250 7 cyangwa 7 cyangwa 7 ugahita uvuga ngo ngo buriya kandi nukubera iki? Ntago watse ubushobozi mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka buze bwo ku bushobozi bw'umubiri, ku buryo umenya igihe nyacyo n'icyo uri buvuge ugacumurira ku mafuti gusa. Allo? Ejo narabibabwiye, ngiyo rema yo gutanga yamanutse, ndayatanga n'umugore arabizi mfitewe namugeneye, arenga kuri ayo nayo kunyanyagiza kugira ngo nanjye ninjya gusenga, najya gusaba Imana amafaranga nawe ijyamo abandi. Icyo udakorera abandi Imana ntiyakiguha. Utubabari ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira